akaba ariyo mpamvu wenda ituma uvuga ngo umukobwa yaje akurikiye Niyo Bosco ngo amukurikiyeho ibintu runaka wenda ashobora kuba atunze, waba utekereza nabi, waba utekereza amacuri. Kuko niba hari ikintu cya mbere kibaho kigorana kuri iyi si y'Imana, twebwe cyagiye kinatunanira, nkanjye nyiri kubabwira ahangaha nge rwose ikintu bita gutereta si ibintu byanjye menye nanabifitemo impano. Mu mpano zose ngira ebana kuvuga ndavuga pe, nshobora no kuvuga amasaha 24, ariko impano yo gutereta yo ntabwo rwose nigeze nyisangana. Urumva rero kuba umwana w'umuhungu yarahuye n'uriya mwana w'umukobwa bakaganira bagahuza ndetse bikagera naho bafata umwanzuro wo kuzarushinga, iyo process ubwayo abantu bageze ku rwego rwo kuba bashakana cyangwa se bashyingiranwa barabisi uri Yesu Kristo. Kayo bantu mbanzi bafite ubushobozi mu mibanire y'imiryango, uri igiki muri ibyo ngibyo. Ikintu kimwe rero nagira ngo mbabwire mwabantu mwe mukomeza kujajinga ndetse munabatega iminsi, oya ni mubareke. Namaze kureba yewe gira buri amaso ya gikuru ndetse kubera ko nize psychology, psychologiquement ndebye mu maso y'ura mwana w'umukobwa ndetse urebye na Niyo Bosco mu isura, ubona ko harimo urukundo, kandi urwo rukundo ruzaganza. Kubera iki rero? Ibaze kuba ku mwana w'umukobwa ku ruhande rwe ntabuze, nuko wenda buri batageze babahereza umwanya wo gutanga ubuhamya, ariko ntihabuze abantu baba baragiye mu matwi y'umukobwa bakavuga batari kureba nka Niyo Bosco, utareba urareba, none se buriya kandi umukobwa mwiza. Abo bantu ibihe byiza mwe dukomeza kubana umunsi ku munsi kuri YouTube channel yacu. Amahoro y'Imana akomeza abane namwe, ndabasuhuje ikaze mu kiganiro tuganira amakuru y'imyidagaduro hano iwacu mu Rwanda ndetse n'ibwota Masimbi. So ni amakuru y'imyidagaduro rero, tugiye kuganira gatoya ku birori byiza cyane umuhanzi bita Niyo Bosco yakoze ubwo yakoze ubukwe n'umukunzi we imbere y'Imana ndetse n'abantu. Ni ubukwe bwagenze neza kabisa, bwari bwitabiriyemo abantu benshi bagiye batandukanye, yaba ku ruhande rw'umuryango wa Niyo Bosco, ku ruhande rw'umuryango w'umukobwa Niyo Bosco yarongoye. Byari ibintu byiza cyane kandi biryoheye amaso ndetse n'amatwi mu kubyumva. So rero muribuka ko mu minsi itambutse mu mwaka ushize 2025 nibwo witwa Niyo Bosco yasezeranye n'uno mukunzi we, basezerana mu murenge, ubwo nyine no gusezerana imbere y'amategeko y'igihugu. None ntago bitinze kabisa, ariko n'itariki bari bahitubwiye, bahita bakora ubukwe bashimisha inshuti ndetse n'imiryango. So ni iby'igiciro kinini cyane, umuhanzi bita Niyo Bosco ufashe ikintu gikomeye cyane akemera gukora ubukwe, akemera gushaka. Ni ibintu bikomeye cyane kandi bishimishije abantu benshi cyane. So ni ubukwe bwiza cyane bwitabiriyemo abantu bagiye bakomakomeye ndetse ubukwe bwabaye kuri uyu wa gatanu. Nagiye mbona ku mbuga nkoranyambaga cyangwa muri comment abantu bagenda bavuga ati se ubukwe busigaye buba ku wa gatanu. So nabwo nagiye mbona muri comment abantu bagenda babitiraho komanteri bavuga yuko buno bukwe bwabaye ari ku wa gatanu. So rero ni bigenda bivugwa ku mbuga nkoranyambaga, ariko uko bimeze neza, uko bigaragara, ntibyari byiza cyane. So ni ubukwe bwiza cyane umuhanzi bita Niyo Bosco yakoze, yatumiyemo ibyamamare bikomeye cyane nka Bruce Melody wanaririmbye, ndetse nk'umuhanzi bita Dorcas Urimana na Vestina, ndetse Aline Gahongayire yari ahari, wari manager we Emirene yari ahari. So witwa Bwiza yari ahari, babanye muri Kikasi, ndetse na Claude manager wa Bwiza yari ahari. So hari n'ibindi byamamare bigiye bitandukanye. Urumva byari iby'igiciro
by'igiciro gikomeye na ba Philipita bari batashye buno bukwe wa nyine wanahaye impano wanageneye inka uwitwa Niyo Bosco. Urumva ko nyine byari by'igiciro gikomeye cyane ku bantu bari bitabiriye buno bukwe bw'umuhanzi bita Niyo Bosco. So Niyo Bosco akoze ubukwe, ni naho mbere twabonye ubukwe bw'umukobwa w'umunyamakurukazi bita Tesi ndetse na Shizo, nabo ni ibyamamare. Nyuma yaho ni kuwa kane utambutse nibwo twabonye umurenge wa Joshua nyiri Kigali Protocol. Urumva byari byiza cyane, urabona ko muri intangiriro z'umwaka hari kuba ubukwe bw'ibyamamare byinshi bigiye bikomeye cyane. So rero ni iby'igiciro kinini cyane, Niyo Bosco ufashe intambwe nyine akarongora agatunga umugore, ni iby'igiciro gikomeye cyane. So rero twebwe icyo twabifuriza ni uko bazabyara hungu na kobwa, bakororoka nyine bakakwira ku isi, kuko ni iby'igiciro gikomeye cyane gufata umwanzuro nk'uriya. Twe tuganira amakuru y'imyidagaduro hano iwacu mu Rwanda ndetse n'ibwota Amasimbi, turi kumwe. Ciao ciao.